undi murafite ubukene n'inzara nyinshi begera gatapfa ku bwonko urumva gatamera nk'igipampara neza ubu ngubu uvuga nyine bidashitse nyine bitajyanye ubutunzi mufite muzawumarisha iki urakomeza neza cyane ako shari hari ikibura hari ikimana ishigaje ikiyese sheri wanjye harabura umwana ariko hari uwagiye ndamushaka ndatamije ndamushaka nahane baducikira ni igihango uzakirengaza hano James ugiye kumara iminsi 60 utarana n'umugore wawe tatira akabariro kandi nawe regisi ugiye kumara icyumweru cyose urara muri wese Shari byuka ariko byuka Shari amasaha ageze Nebyuka byuka nyine ariko byuka ya masaha yacu sheri kandi ibitotsi bya buri munsi kinabyo biba hano ariko aho se sheri ibyo bitotsi ndimo utangiye ukize oya sheri babarandyama ariko ndumva mushaka ariko ntanshaka surashaka iki hari byamubona gukira umugabo wanjye shibyuka ari guhindukira basi hindukira hano bakubyuka byanze shiramiki reba musangiza sinagikorwa cy'uko umugabo n'umugore oya sheri ndananiwe sheri iminsi 3 yose unanirwa bamvuye mu kazi naniwe dore rambyukije reka njyame ndabyukira mu kazi amasaha yacu guteze oya ndananiwe babarira navuye mu kazi naniwe kandi mu kanya nyuma amasaha mata ndajya dushinge njya mu kazi icyo ntabwo nabyemera ko byagusinzira ntabwo nabyemera mbabarira wimura uretse sibyo mbabarira ndananiwe umugongo urimo urandya umutwe urimo urandya ubwo mukananiwe umutwe wakurya bivuze ko umuntu atakora gukora reka mubwire mbabarira please ryama please erega ni ya masaha yacu sugumba naryama none se chere bigiye gishize iminsi 3 se ni myinshi 3 se ni chere se byagenze biti chere urabizi oya chere basi mbwira aho bipfira mbimenye basi mbyihanganire chere nta kindi nasimi sinjya mu kazi ntananiwe sibyo I'm very tired please byumve chere wahinduye akazi tukibana akazi wakoraga ntabwo ari kugikora oya akazi karahindutse urabizi pe business nakoze umunsi mfite business zitandukanye basi hangana ntabwo turi bukore ibintu biri hejuru cyane kuko tubona umva ngo n'iminota 2 sinayibasha ibyo ni ibiki
cyo bimaze kurambirwa iminota ibintu sinayibasha basi mbwira nisubirire mu rugo usura mu rugo gusa mu rugo bavuye nese nyine ibaze nyine nese kubana nawe nanone tutabanye bimaze iki kwihangana wakwihangana kwihangana biranze cyari iri joro ryonyine nanjye ndahita nifatira umwanzuro Jenni uramunda cyari ndakunda niyo mpamvu nihangana iki gihe cyose komeza wihangane ndihangana basi mbwira ikibura mbwira ikibura okay babarira umunsi ndani basi ejo nzaza meze neza ntatsinza kwa cyane sibyo naho ndi babarira cyari no kuvuza ntabwo nzabyihangana Ken, musaza wanjye meza bita amakuru? ni meza. Meze neza? Wese umeze ute? Ndari ubuzima bukomeze kugora. Umeze ute se? Ndahari kumvuye ku ndege, niwe ku ndege amasaha yose ariko nabuze akazi. Kuko turabaho gute koko? Buriya Imana iba ifite ukuntu izabigenza kuko nishoboye byose kuko Imana ni inyem ifite amaboko. Nanjye ndi gusoma nyine nari kwiga ijambo ry'Imana ntegereje kuza wenda ngo ndebe nimba hari icyo utahana. Urimo gusoma se? Shaka gusomera umurongo hano muri Zaburi. Muri Zaburi. Kandi uyu murongo uzajya ugenderamo uzajya ugufasha cyane, uzajya udufasha. Igice cya 23 umurongo waho wa mbere haravuga ati Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, ansubiza intege mu bugingo bwanjye. Vuga ati amen. 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 Uyu murongo uzajya ugenderamo. Kandi ndakwinginze sister nkunda, ntuzigere na rimwe ubukene twabamo bwose, ibyago byose byadutera, imvura yagwa imeze ite, izuba ryaza rimeze rite, ntuzasuzuguze izina ry'Imana. Nukuri nanjye ntabwo nabikora. Erega niyo musaza wanjye, ni wowe umbereye byose. Niyo ngiye mu nzira zitari ngombwa ungira inama, nukuri ndagukunda. Ariko hari igihe ubuzima bwanga, ariko nta mpamvu. Igihe cyose ni uguhora twubaha Imana. Ariko Ken, ujye ugira kwizera muri wowe. Ntukihebe ngo wumve ko byose birangiye, nitubura rimwe wumve ko dupfuye, nihavuga ikindi kibazo wumve ko birangiye. Oya, ujye ugira ibyiringiro. Kandi nizera ko nashidikanya ubu buzima tubayemo Imana ibuzi, kandi natwe iratuzi, kandi ntabwo itwanga. Se musaza, ubu ubona buzarangira koko? Yego. Ugomba kurangira. Ntabwo wizeye? Ntabwo wizera? Ndizera, ariko mbona ubuzima tubayemo. Reba nawe nyine reba. Abashyitsi bawe bose barakize, ariko kuki twebwe Imana itatwibuka? Ibona koko tutababaye. Ugira kwizera. Musaza ndizera. Nese wemera ko ubuzima bushobora guhinduka? Bwahinduka kuko n'abandi bwarahindutse. Niba wemera ko ubuzima bwahinduka kuko n'abandi ukabona ko bwahindutse, ntuzigere na rimwe wumbaza ati bariya kuki bakize. Buri bantu bagira gukira kugiye gutandukanye. Bamwe bakira bahinze, abandi bagakira nk'uko kwacu twikorera umucanga. Urabizi na bariya bashuti banjye twikoreranaga umucanga, urabizi. Ariko ubu buzima babuvuyemo njye mbusigaramo, uvuga ngo hari icyo Imana irimo kunshakaho. N'icyo Imana iri kugushakaho? Hari icyo Imana irimo kunshakaho. Ese niba twarakoraga akazi kamwe bagakira, urumva sister, ndakwingiza ntukihebe.
gusa uzajya ukomeza usoma ijambo ry'Imana rizagufasha gukomera mu gakiza, rizagufasha gukura. Saba kiri ukomeze usomere kongere mu nzu gatoya. Nkomeze nisomere ngende ugeremo nawe wirebere. Mva se bro, ugiye muri no mvura? Ugiye mu mvura? Cyane ngiye ukazi. Bimeze bite se kuje wiruka? Bimeze neza. Wose waramutute? Cyane neza nanjye. Ari umusatsi ariko byagenze neza. Ni neza nta kibazo. Mutekere iki se ko hano mfite abashyitsi no munsi? Ufite abashyitsi? Abakobwa b'inshuti zanjye bari buze kunsura. Bavuye se? Niba abandi se bajya gumbwira ngo inshuti zawe? Uyu munsi ufite icyo ushaka gusa ntihaburamo agachips, sibyo? Akagafi kari muri firigo nakukibuke. N'agafiriti nawe urabizi ko ngakunda. Naribye. Ya. Aho simbura ko yari igiye kuga kandi ngiye ukazi bimeze bite. Aha, aho bicara hari ikintu nshaka kukubwira. Iki ushaka kumbaza? Hari ikintu nshaka kukubaza nyine twicara. Amaze iminsi rero nazi ibyawe kabisa. Byanjye? Bimeze bite? Amaze iminsi usohoka nijoro byagenze ute? Sister, gusohoka nijoro nose gusohoka nijoro ni ikibazo? Ikibazo ko ngira ubwoba wagiye usize utanafunze koko? Komba mfite ubwoba ko ari ikintu cyanyinjira naho. Urabona muri iyi minsi ntabwo uri kumbona neza, sibyo? Hari abantu benshi bakire tuziranye n'aba James bariya bose, sibyo? Mubizi se? Bambwiye dusohoke tugiye kunywa. Bura ari gema n'umushaka kwihagarika. Ese urumwa koko? Nusi umuntu yanyoye akantu nyine akanywa akayoga kenshi kakajyamo neza. Ubundi ufite amafaranga uriha. Sibyo? Nta mpamvu yo kwiyima. Nta mpamvu rero. Bazo ujye usohoka ufunze. Nusi kujya kuri toilette nkihagarika nkongera nkagaruka ni ikibazo. Ntago ari ikibazo kandi ntabwo nahakinga unuzagira ikibazo mpari nta kibazo. Sibyo? Sinzi ikibazo rero bufite. Hari ikindi kibazo ufite se sister wanjye? Ikibazo nyine cyari icyo. Umvaga ufite ubwoba ati kabisa bazanye. Biteye ubwoba erega nawe. Urabona uzagira ikibazo. Buri munsi koko uzagira ikibazo na kimwe mu security arahari urumva? Nta muzakwinjirana. Iminsi 4 cyangwa 5 uburyo usohoka. Oya ahubwo buri munsi uzayasohoka. Kubera gusohoka ko nakubwiye ko ari kwihagarika, sibyo? Ni ibintu bisanzwe. Sibyo? Kabyemere. Byemere nutabyemera zabigenza gute? Mbujije. Ahubwo buri hari genza bigenza neza wenda igihe ni cyiza, sibyo? Wenda nkazayishyira mu nzu. Kimwe nuko ushobora kuzagura n'indi nzu hari ku muhanda rero nabonye bari kumbwira bashaka kugurisha, sibyo? Nkazayigura nyine byose nabishyira gusa nuzagira ikibazo. Nta kintu umva n'imvura igabanutse nyine. Imvura igabanutse kandi agenda ku kazi. Reka ngiye ku kazi. Sibyo? Sawa. Ariko ubigira neza. Ndabikora neza kabisa. Baba bigenze neza, sibyo? Sawa. Ubu koko shira wanyagiye kunsiga Kigali. Ubu sinakora iki ngo areke kunsiga? Ubu nagiye kwibonera abandi basore b'i Kigali akazansiga akanyibagirwa. Ubu se konzi ko mfite business yanjye mu cyaro, ubu nagera i Kigali agahura n'abandi basore bafite amamodoka ntazahita nyibagirwa burundu. Gusa ndabona ari inzira ndende kandi ndabona urugendo mfite rutazanyorohera. Nta kundi reka mbitege amaso. Shari bitese. Amakuru? Neza. Meze neza. Meze neza cyane. Ko nashaka ko duhura se ndakubona gute? Yewe ntabwo twabonana isi utuntu nagiye guhaha ku isoko nagiye ngo udusire nza Kigali nambaye kuko namushaka ko abazanyuzamo ijisho nyine nzajya kwa sisiteri sinabikubwiye se. I Kigali? Nzajya i Kigali. Sheri uransize? Nintagenda ejo nzagenda umusibe ejo. Uransize se sheri? Ntabwo ari ugusiga nakubwiye ko mbona ngiye kujya kwiga urumva ntabwo napfusha ubusa rwose.
wambabariye basi nkakubona. nagiye guhaha wenda mbwiye nakubwira niba bishoboka ariko rwose reka mbanzemo ahubwo ndi mu isoko nubwo ndi kumva neza. None se sheri ugiye kunsiga mu cyaro njyenyine? Ubu basore b'i Kigali si bazakuntwara koko? Ibyo ntabwo ari byo ngiyemo, nta nubwo nabyo ngiye gukora, njye ngiye kwiga, ngiye gushaka ubumenyi nta bindi nzakugarukira. Sheri kubaho ntagufite ntabwo byanshobokera. Bizashoboka weho kandi nta nubwo reka nuko ubusanzwe tuzajya tuvugana kuri telefone ibintu byose nta kibazo. None se sheri urabizi mfite salo mu cyaro, ntabwo wamfasha ukamfasha tukaba turi kumwe byibuze tugafatanya tukayagura, ariko utansize nugera i Kigali uzashukwa n'abandi basore, uzahita unyibagirwa, bazakunyibagiza. Ntabwo byashoboka rwose, we ihangane njye kwiga kandi reka nakubwiye ko na salo wayikora i Kigali nta kibazo. None se ubu ngubu nzakubona gute? Uzagenda ntakubonye se basi? Ndashaka ukuntu ejo byibura tubonana ariko rwose wihangane dore ayo mahirwe ntabwo nayiteje. Ariko kujya i Kigali biri kwanga kujya mu mutima neza cyane sheri. Ushaka wabireka kujya i Kigali ndumva bitandimo neza. Yes Alex. Sha nyine no gukomeza. Gahunda ni gahunda. Sha mu rugo meze neza, madamu araho, rukundo kabisa rumeze neza. Ya ruraryoshye cyane. Ya business igomba kugenda neza. Kandi business yanjye ewana, niba miliyoni zanjye ngomba kuzishora muri business tugomba kuyibara neza. Okay, uretse turaza kuvugana. Shiri ndagukora kugira gutya ko kwizunguza byagenze bite? Shiri ase ubona kumfatira hano muri salo gusa gute se? Sikamuzi ejo wabyutse igicuku ugenda, ntuwabyutse igicuku uza muri salo. Ese muri salo nta mu buriri? Nase Shiri usanze navuga kuri business. Ese mu rugo azaba business, ku kazi business, mu nzira business. Njye nta gihe ntacyo. Nase Shiri twabaho ute? Twabaho dute? Mbwira ibyo twabaho. Navuze ngo ni muri business twabaho gute? Bakoze je business. Yes. Imfitiye akamaro, kandi nayo ifitiye akamaro. Ase Shiri urabona tugikundana ko nkuko mbere twari dukundana. Shiri ndagukunda. Gusa se ni wowe wanjye wenyine nkunda, nta wundi nkunda. Mwana mwibarize. Kumba. Shiri tumaze iminsi niba hari mu buriri. Nta gikorwa. Nta gikorwa? Shiri umeze nsobanure koko nakubwiye ngo iki? Shiri mba naniwe. Ariko se buri munsi base nimujya munaruhuka. Nkoresha ubwonko cyane, ubwonko bwananiwe. Shirega ntago wansize hano ngo mbagataha. Ntago mba ndikira byano kone. Ibyo sinde kubwiye. Ese Shiri uko iwacu naryaga nkango nkaryama. Yes ndabizi. Urabyibuka. Kana n'uwa. Ese kuki nabisize nkaza? Ese naje kurya nanone gusa. Se Shiri wanze kumva wabaye. Uriya ntago aricyo cyanzanye. Narambiwe. Urambiwe iki se? Narambiwe. Wandambiwe se? Ntago narambiwe. Urashaka undi mugabo? Hari undi mugabo ushaka? Nta wundi nashaka. None se warambiwe iki? Erega ibyo nshaka ntago ari byo. Base se ufite ikihe kibazo? Njye nta kibazo mfite uretse umunaniro. Shiri ndashaka ko tujya kwa muganga bakadusuzuma. Shiri ndi muzima, ndi mutaraga, sibyo? Uko twatangiye tumeze mu rugo rwacu ntabwo ariko rumeze. Dukwiriye kujya kwa muganga n'ukuri. Shiri kwa maguru iki? Kwa muganga muri iki? Kwivuza n'ukuri. Kwivuza isi ko ndi muzima. Ndase uri muzima usigaye ubyuka igicuku n'iki byose. Ubuse ni rya duheruka gukora igikorwa nk'umugabo n'umugore. Ni ryari? Please, gerageza unyumve.
ntabwo nakumva. Sweetheart. Ngiye gushaka buko. Ngiye twubaka igikorwa. Sibyo? Sheri ni business. Ndabizi ko ari business akomeye ndagushaka. Bajya ngo family itere imbere. Ndabizi. Ntabwo ari ukukubona nuko nanjye ndagushaka pe. Kisa. Naribi. Uzaka ikiruhuko. Nzacyaka. Basi niyo yaba uwo munsi. Ahubwo ko ndebera za dokima. Ni amahoro. Nta mahoro ntayo. Umeze guteze? Meze nabi. Musaza wawe se? Musaza wanjye araha yagiye kwikorera imifuka y'imicanga. Ese ko nakimubona twajyaga duhurira ari imbere ariko sinakimubona kabisa. Nawe akazi yarakabuze amaze iminsi 2 adakora ubwo kumva nta kurya nta kira. Mwese mu rugo ko nyine mubeshejweho n'iki? Tubeshejweho n'Imana. Ese nkubwire ngo iki? Ndetse basi wowe umeze neza? Njye meze nabi. Shawara nanutse wenda gushiramo. Nese wamara iminsi 2 utajya ukabyibuha wabyubushywa n'iki? Ni ibibazo. Gusa nyine wihangane. Kare narihanganye ariko bigeze arambiwe pe. Nukuri reba nawe ukuntu nsigaye. Ijipo imwe niyo nsigaye mporamo. Ndabibona kuko neje bundi niyo wari wambaye. Uko nsigaye ngira isoni zo kujya mu bandi muri bagenzi banjye. Ndaje. Ibibazo. Mwebwe mwagezeyo dana. Nze kumbona ndabona utameze neza, umeze nk'umuntu uhangayitse. Akwamera neza gutumaza iminsi 2 yose utari. Nukuri ubukene buratwishe nge na musaza wanjye. Aho bigeze. Ibyo nuko byangana kuko natwe twabiciyemo. Subizi se. Mwabiciyemo ariko mwebwe se ko mwagafashe mwarakize renze umusigayemo bamo. Siko nagiye kwinjira hano ngagira ubwoba. Oya namwe igihe kizagera kabisa. Nta kitarangira. Byose bizagera bishire nyine. Sinzi no kurindira ariko nyine hari igihe kwihangana binanirana. Urabizi ndi inshuti yawe sibyo se? Basi ugize unyegere umbwire nimba nanjye ari cyo nagufasha nta kigufasha kabisa. Twabanye nabi se? Aha kwinjira hano se. Egoka. Nzajya nza nyine ndeba ariko namwe mujye mudufasha pe. Nukuri turabakene. Turakenye. Kandi byose urabizi rwose natwe niko twari tubeze ariko kubera Imana yeme tukaba tugeze ahangaha kabisa. Nese twebwe ntago dusenga. Murasenga gusa nyine igihe cyanyu ntago kiragera. No kuvuga ngo mwebwe igihe cyanyu cyarageze nyine gusa namwe igihe cyanyu kizagera. Sinzi mba mbona agahinda gusa. Akose kare. Nta kuntu wenda wambonera udufaranga. Akora amavuta ariko reba nta kuntu nsigaye. Nzi ko nakanyara uruhu. Nsigaye meze nk'abakecuru. Amafaranga urebye ayo nari mfite nayakoresheje. Gusa nyine utaza kubariza bro nombe. Naraza kumbariza musaza wawe. Ndamubaza nawe nyine wowe nibikunda ndakubwira. Cyose kumubaza. Ese wameze ate? Cyameze neza nyine. Bino na amahoro. Sigaye yarakize. Subibona se. Abandi bana deza. Sigaye afite iduka hariya nyine ku muhanda. Sigaye mucuruza. Kabisa. Nzajya nzi nanyihere n'akabombo ka senkani basi. Ese obe. Ijya magari cyangwa urukumbaza. Ushakiraga iki cyihutirwa kuburyo ushobora kuza kwirirwa umagarize ku muhanda. Sexy. Kumva utangiye unyuka inabi. Nta n'icyo nari nakubwiye. Reba ijya mamagariye. Reba amasaha yose namaze ntagera mu kazi. Abakiriya bose bari kumamagara bambuze. Uragana biziko nakubwiye ati ngende muzani kujya mu kazi banguka. None turamasaha yose amagaritse anga. Sexy kuba naguhamagaye byabaye ikibazo. Ntago ari ikibazo nuko wantindije nta kindi. Nkambwira ikintu ushaka kumbwira nigendera.
ikintu nagushakira urareba kariya akazi kanjye nkora urabizi ko uguhagarara ku ndege ugategereza abantu bisubiramo naragakoze ndabizi n'amahire ni nabyiza cyane kuri njyewe ndabizi rwose maze iminsi mu rugo rero ntakora icyo kurya ntaki cyo kurya kiri mu rugo na sister wanjye yenda kumwica ubu rero niwe niyambaje kugira ngo nigure impereza ibiryo bituma muri iminsi areba nta kazi gahari akose Obed ndakumva kwa mbere waruri wanjye kwa kabiri waje wanjye ukambwira uko ikibazo ufite nka cyumba rwose Obed kwa mbere kwa kabiri cyumweru kigashira kandi unyishyura sibyo kandi nanjye sinakwishyuza amafaranga kuko mba nzahanukura akose buri munsi uzagiza buri gihe ngo mbibiryo nose naranguriye igihombo nese Alex kuza ubukene tubamo kuza ukuntu twagiraga na mbere hose utarakira kuba wamfasha muri iyi minsi nafite akazi urumva naba nkugoye ibyo ndabizi ariko nawe nubyibuze ntunashyira no muri logique byibuze ngo uvuge uti wenda uyu munsi nakoze reka uyu munsi ngende Alex wenda muhereze ibihumbi 2 ampereze ikintu sibyo ibyo ntabwo byibuka ahubwo urazovuga ngo twarakoranye Alex wamaye ko cyane uko wabonye bwa mbere ngo kabiri nkago gatatu nkago mbare nkubwira Obed nkubwiza ukuri ngiye kugwara marike yanyu sibyo uyu munsi nimugoroba uze kuza muhereze ibishaka byose ariko ma ndakwiyamye ntuzagaruke pe Alex oya uziko yazaje twaje asigayemo amakarito gusa Alex wazajya unyihangana ntabwo ari wenyine wikopesha ariko uranzonze rwose uranzonze Alex wakambwiye ayo magambo ngi ko nagufashaga mbere sinzi uko nge nagufashaga nakubwiye ngo ndakumva wakuriye imana ukibuka ineza nanjye niyo mpamvu nkubwiye ngo uze unyaka ibyo ushaka byose ndabiguha pe ariko uranzonze rwose Alex kuzi ko muri iyi minsi nta kazi mfite nabikubwiye kuva kera hose ubu kuba wama ibyo kurya atari amafaranga ibyo kurya buri munsi se ubwo urumva uko ngo umwana wanjye uri mu irangamuntu yanjye nabaruje nese nge ko nakurwayizaga cyagiye twari mu bihe bibi kandi turi mu bihe bibi kutambwiraga nabi yewe ndi mu bucuruzi akabari butangiye yende mu bucuruzi ariko ntabwo ndi kuvuga ngo mfite ibi mfite wenda yaba ari nko mu rugo nta kibazo rwose oya ariko se buri munsi wowe nta n'ubwenge ugira bazi uko abantu babana nagaruka abantu babana rwose kwiyamye rwose uze kuza ngo ibishaka byose ariko please ntibizongere niba ari cyo ashaka kumbwira kandi nakerewe ku kazi reka ngere ku kazi uvuze kunsanga Alex ibyo bintu waba utangiye ntabwo byaba ari byiza pe nese Alex urabizi twasangiye akabisi nagahiye twarakuranye ubuzima twabayemo nawe urabizi ntabwo nakirwa mbusubiramo ngo mbukubwire nuko iki watera imbere warangiza noneho ugashaka kunshyira hasi nese gutera imbere kwanjye urumva bivuga ko ushobora gufata ibyo kubona Imana impaye byibuze gutera imbere ho gake urumva narinze nkabisesagura ngo nyangasura aho navuye ibyo bintu wabyishimiye nongeye nkaza ngafata igiti wabyishimiye nyamara reka nkubwire winkereza hari umukecuru wari uri mu kigunguru mbere yari ari mu kigunguru ya migani ya ntabwo mbaye nkubwire Alex reka mbaye nkubwire turi ku isi yari ari mu kigunguru aragenda akakibamo haza umuntu aramugororera aratunganirwa agira gute ahita yibagirwa hahandi yavuye nibuze ubwenge wumve ako umusabyi rwose kubutana nabyumvise nta kibazo usigarana amahoro mwabaye bakire cyane kare burera ni hano reba bino bitebe umuntu ufite mwabizaga cyane menshi umva urane mana cyikakoze Yesu umugabo wawe sungu umva se yego nzaze yarabyemeye hari cyo yanyima simuzahindira n'ishuri yarabyemeye ko tuzakurira ishuri umva none ikintu ushaka gukorera turabaza tujye mu mujyi umva nkukoreho ku buryo uzajya ku ishuri none ninsubira mu cyaro ntabwo bazamenye uzahita bagiye ngo ndi umuzungu wabasoma ku buryo uzajya ku ishuri batavuga ngo dore kakanya cyane none se hano muraharara cyangwa murayicara hano aho kwicara nari nzi ko ariho murara ese ibyumba ntubibona uzi igitanda uzi aho uri burare mukanya uraza kujya kuhagereka yakwereka nta kibazo ese umugabo waza ryari nyine araza avuye mu kazi y'umugoroba ubu nta suhabona uri bukahandi twari turisa ese bino bintu ko mwabishashe muri salo iyi ni itapi ariko iyi tapi kugira ngo tudakandagira hasi tukarwaye inzoka muri televiziyo ntabwo numvaga ko bibaho nyine imana nta kitakoze yakonsigaye ntabwo utuntu yashushanyije ku maso ni iby'abasirimu nyine
Shagiri ibintu mba nambaye umva ibintu ndagira ngo uzabyibagirwe urumva umugabo wanjye naza ndamugamo amafaranga rero tuzajya mu mujyi umva tugura utugumi isiko naje hagahita ngira ngo niho nzajya ndara hano naho twica sheri karibu my sweet. Hi. Hi. Wow, Joy. Vite mkogwa. Amakuru. Sawa. Karibu. Karibu rero. Mweza mutese? Neza neza. Ari mu kazi. Bananiwe. Umva. Ibintu byinshi bikoresho mbite ku kazi. Je nta kintu mfite. Kumvaga ngiye naniwe. Nyine naguhamagaye ngo ubwire ko byo yahageze telefone yitanye sorry yahageze shirimba distress urabizi sibyo ndabizi umeze utese nari mukumbe ngwemo nanjye nari mukumbe Joy amakuru se makuru ni meza twari twabasuye mwadusuye naho mwadusuye ahanga ni mu rugo nishimye nyine sibona twara umwana baye bakire nyine ibe birahinduka so niyo mpamvu rero tumeze neza ariko wumve ni karibu mu rugo ubu nta time mfite kuko ndananiwe cyane ndashaka kuruhuka ahubwo ukomeze uganire na madamu sibyo nta kibazo mwakire umwereke ukuntu bimeze ahari burare icyo yaza akora mbere yuko nyine gahunda ze zitangira neza gusa njyewe nawe tuzafata tuganire ndi kumwe na madamu wanjye hano ahangaha simbona umuntu aharara ahantu ho kwicara tukaganira hano naharara ndabona ari na hanini maze wenda ushobora kuba harara uri kureba nk'agateleviziyo uri kuri chat sibyo ariko ntabwo kurara hari icyumba cyawe wenda sinzi na shira kikweretse ntabwo ndakinyuka okay so reka njye kuruhuka ye tuzavugana kibazo mwakoze feel free sibyo kibazo shiri njye kuryama nakigenda uruhuka Asko mwabaye bakiri burundu muvuga n'icyongereza urumva nakomeza nkaba umuturage wapi none ngoma nakubona nagazabyumva nzamubwira nitumuvuga tuzamubwira ko abaye n'umuzungu so nanjye nzaza nawe ngo byagenze bite sha byagenze neza ariko byari tanje umugore ngo arakubereba none yabyumvise ko tugiye kwemera ntabwo yabyumva ati inzu ndayakunda neza rwose mu by'ukuri inzu ndayakunda mwayanga kumenyera abantu inshuti tugomba kwimuka kumubwira tugenda biteze nyuma y'izo mpaka hagati yawe nawe yaje gutuza yatuje umubwiye umugabo n'umugabo kandi umugabo ni umutwe w'umugore ishamarembwe n'abakuru ni ihame umva rero ngomba kumukontorora yego turahuza sometimes ariko ngomba gushaka kanjye kumva ariko nshyize kondisiyo izihe kondisiyo sanzwe umusore wanjye iya mbere urashaka ko pasiteri gusenya abantu bashyashya tuzimuke ariko rero kondisiyo agushyiraho ya mbere pasiteri na James ni ibintu bitahuza ariko waremeye cyane wemeye njye nemera pasiteri pastor kwa James akaga none oya nibishoboka uzima mubeshye nahindi mu pastor nyine wasenye ndi mugabo mwiyenze ati mara mu pastor zansenye ati nzamuherekeza tujyaneyo nijyane ujye kuyiherekeza kuko jye wenyine hajya nkinyuma kaza na pastor ndabyanga ntamenye ubwenge menye ubwenge kabisa ushobora ko nubatse shaka niyo mpamvu nanjye ndakubahura neza urumva ariko bamubwira James ni ushaka ubuzima buzima pasiteri na rukosha ni ibintu biri bitahura nyine n'ubu nibashije iyo myuka nyine ngo atazagukora mu bwanwa neza ngo wumve ugowe neza atazagukora mu mutwe neza ngo wumve nyine wibagiwe isezerano pasiteri na rukosha ntibikorana nta kintu nakubwira ngira ngo ibyo urabizi yes
sawa rero ibindi byose biza byiyongera umva indi condition ugashaka kubyarira hariya nyine batwite iki yumva azabyara umwana w'ubururu azamwambika imyenda y'ubururu bizagenda bite kuki ashaka hariya cyane ubundi aza hazajya hameze ariko ubwenge bw'abagore nyine tekereza hafi gusa sinamenya ati wenda ugusha zane uyu nzabaho urumva ariko byarangiye madamu yemeye hako ari condition zikomeye cyane nta kuri nyine kubyitwaramo neza cyose byo kubyara iki biriya mu kubyitwaramo neza nzamukubitira mu gafuka mu gafuka kamwereke uriya mugore wawe urumva bitewe n'ukuntu wamutwaye buri kimwe cyose yacyemera urumva uwo mutwara neza umuryoshye nabonye akunda furesheri kandi ziranamubera ewana yani igitorare kabisa ntabwo bisondetse ariko utazabigenderaho ukarenga isezerano umusore wanjye ndakwemera sibyo ndabona na stress zakwishe reka ngende nanjye ndananiwe ntabwo nguherekeza ndananiwe byataje ngiye kuruhuka madamu nta ibicunge yasohotse ujye kuryama none uzabigenza gute uragerayo madati cyangwa se kinge muri salo uryame mu ntebe reka neze iminsi minota irangira nkumbuye umugore wanjye twemwe mwana wanjye ndakumva nyagasani umunsi ngufite akazi nyagasani ndakumva cyane uribuka abaga batatu baje basaba ubufasha ndabibuka rwose ari abatinya kujya yego nyagasani umwe yaracitse yego kandi azi byose yego nyagasani ndagira ngo ijoro ugende umunike nyagasani ndabikora mwereke imbaraga za rukosha ibyo mbwiye ndabikurikiza naguhaye imbaraga yego nyagasani ni ukuri nyagasani unyura mu bikuta nabihakana nshinge ku nyagasani ugende rero ijoro umunigire ndabikora nyagasani mwereke ko rukosha najya acika imbaraga subiza yego nyagasani rukosha ntabwo nyatsinda rukosha ntatsindwa yego nyagasani nzagukorera iteka ukorera iteka yego ukoresheje amaraso atukura yego nyagasani subiza yego nyagasani kumbere kunyereka ko nawe uri umunyembaraga yego nyagasani nganyereka nyagasani mvugira nyagasani mvugira ni ukuri nyagasani 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 ni wowe nyagasani ni wowe kandi ibyo ngiye byose ngomba kubikurikiza nkabikora neza yego mwana wanjye yego nyagasani nzakugira umunyembaraga uhambaye ni ukuri nyagasani ntanga gutinya yego nyagasani yego nyagasani kandi nanjye umuntu ukomeye subiza yego nyagasani ni wowe nyagasani ijoro witegure urugendo